Bakunzi b'iwacu heza with Dr. Justice mbahaye ikaze. Uyu munsi mfite umushyitsi w'imena twagiranye ibiganiro, Dr. David Himbara. Twagiranye ikiganiro cyiza aho twaganiye kugira ngo turebe mu by'ukuri koko abahutu n'abatutsi bapfiki. Ese koko hari itandukaniro hagati y'abahutu n'abatutsi? Kuko twagiranye icyo kiganiro maze gushyira video kuri YouTube aho navuze ngo ndi umuhutu kandi ndibuka. Abantu bamwe bifashe uburyo butandukanye, bamwe bakambaza bati ni gute wajya kuvangura umuhutu muri iki gihe cyo kwibuka abahutu barimo kugenda bunamye. Ariko David yambereye imfura turaganira, noneho ubwo rero bituma nandika na article ndasohoye ivuga ngo ndi umuhutu kandi ndibuka. Karibu David, ikaze kuri iwacu heza. Amakuru murakomeye? Murakoze Nosa, thank you much, murakoze cyane. Biranejeje kubana nawe, biranejeje kugira aka kanya tuganira kuri ya article nanditse. Uretse yuko n'ubundi twabiganiyeho ni ikiganiro twagiranye, mu by'ukuri ngira ngo twarafatanyije kuyandika nubwo ari njye wayanditse nkayishyira hariya kuri Medium, ndetse ikaba yaranasohotse no kuri The Rwandan. Ikintu twasanze David, twasanze mu by'ukuri ibi bintu by'amoko yo mu Rwanda atari ibintu biri biological, ahubwo ari nka myth, ni nk'amayobera. Kuko twararebye dusanga njye nawe turasa wagira ngo turi impanga, usanga amazuru turayanganya. Oya iryanjye rirakurira turyawe. Iryanjye amazuru turayanganya, ariko ukaba warakuze mu by'ukuri sosiyete ikubwira ko uri umututsi, nanjye ngakora sosiyete imbwira ko ndi umuhutu, ariko mu by'ukuri twari bitandukaniro. Nta muntu ushobora kudutandukanya nk'umuntu tugiye mu gace atari agace twavukiyemo. Abo batuyu David yakuze ari umututsi, uyu Innocent yakuze ari umuhutu, ku buryo dushobora kugera ahantu ntibapfe no kudutandukanya. None David, we ikibazo cy'amoko y'u Rwanda kibona gute? Ntari nasubije ikibazo, bagenzi banjye bambabarire cyane, hari ubwo ikinyarwanda kinanira. Kuko urareba ngewe iwacu twatangiye guhunga muri u Rwanda, tuze mu Rwanda nk'inshuro 6. Yego. Twatangiye mu mwaka wa uvuge mu kinyarwanda 1896, mu 1896 nibwo twahunze, kandi duhunga abatutsi ari bashaka kutwica. So anyway, nakuriye ngewe biriya bya 60 byabaye nibwo navutse twambuka. mba Uganda, ariko nkiri mutoya nibwo naje Canada. Nakuriye Canada, ahubwo n'ikinyarwanda cyanjye cyagarutse nsubiye i Rwanda muri 2000. Nubwo utatinze. So nubwo ntatinze none nkahunga. Kandi nanone ubwo nahoze umututsi, nahoze abatutsi nanone. Kandi bavuga ngo nanjye ni umututsi. Yewe birababaje byo. Kuko urumva ibi bintu ngewe uko mbireba, umuti wabyo ni urwenya. Nibyo. Twifata tugira birebire binini, ibintu biremereye ngo birimo na science. Nta science irimo rwose, nta science irimo. Rero nk'uko watangiye iki kiganiro, turasa yebwana, uranansumba ka santimetero nka kamwe rwose. Urumva rero ubone ngo uko byanditse ngo umuhutu ni mugufi, ni munini, umututsi ni agashondori karekare, k'izuru rirerire. Ibyo byose nta basis iriho rwose, nta basis iriho. Kandi tuzi ko
iyo hari ingoma y'abahutu abenshi baba abahutu. yego niko bimeze noneho yaba ingoma y'abatutsi bose bakaba abatutsi. ubu ngubu gushaka umuhutu nyine kubera ko harimo na biriya bya association bya genocide, nta muntu ushaka kuba umuhutu. oya reka ntawe ubishaka. urumva rero aho ngushimira nawe nuko wavuze ngo warambwiye ngo kugira ngo iki kintu tuzakirimbure ni ukubanza twese tukemera ibyo batubwiye ko turi byo rwose. noneho twabyemera tukagiramo n'ibishema tugatangira no tukaganira tutariko rero twanabijya muri ibi bintu nkavuga ngo ndi umututsi nta mpfunwe mfite kubivuga. none bikazaduha inzira n'umuhutu akaba ariko avuga bizaduha inzira noneho kuvuga atari ko noneho ufite ishema ryo kuba umuhutu nanjye nkaba ishema ryo kuba umututsi. noneho reka turebe ibintu n'ibyo tuzasanga tuzasanga harimo amazi mu gitebo. David nkunze uburyo bivuzemo kuko iyo abanyapolitike baragiye badupfunyikira amazi. Impamvu nanjye navuze ngo ni byiza ko twemera ibyo badushyizemo, izo label baduhaye. Burya mu kinyarwanda bavuga ngo ujya gukira indwara arayirata. Yes. Mbona yuko ikibazo cy'amoko ni nk'indwara nakwita nka kanseri abanyapolitike bagiye bakoresha bose, ndavuga abanyapolitike b'abahutu nkavuga n'abanyapolitike b'abatutsi, bakayikoresha kugira ngo babashe gutandukanya abantu ngo bategeke, bimwe mu cyongereza twita divide and conquer. Abanyarwanda rero natwe tugakurikira buhumyi. Mu kinyarwanda baravuga ngo umuco turutse bukuru bucyakwiriye hose, ugasanga icyo kintu ko ari abategetsi bakivuze nuko bimeze. Navuga ngo ubu turimo gutangira intambwe nibura izafasha abanyarwanda, kuko niba twemeye ibyo nibyo twakuze mutubwira, ariko tukareba tugasanga mu by'ukuri nta kindi kintu kirimo kidutandukanya, ngira ngo ni intambwe rwose yo kunga abanyarwanda. Kandi navuga ngo nshima Imana mu buryo ari ibintu ngewe nawe twumva kimwe. Yes, nkuko twabivuze ubushize, yewe aho natangiye kwibaza ukuntu nyine ibi bintu twabishakira umuti, najyaga hari ibintu byajyaga binjyana i Burundi. ngeze i Burundi bwa mbere byarantangaje. ngira ngo narabikubwiye, numvishije abantu baganira babiri, bari mu group. Yes. noneho nguma ndeba inyuma nikanga, kuko ibyo bavugaga ntabwo twabivuga mu Rwanda, badufunga. Ubu rero umwe yaravugaga ati ariko wowe mwe abahutu mwe ubu ngubu ngo nimwe mugiye muri mu butegetsi ntimuzabishobora. So noneho se ati mwebwe mwabatutsi mwe ko mwategetse kuva kera byatugejeje he? ntitwicanye. Yego. ubukene ntibwuzuye, mwakoze iki? hanyuma uwa gatatu atereka nabo bitobere wenda hari ibyo uzageraho. So urumva bo bari advanced. Yes. bateye intambwe, kuko kuvuga ibyo bintu ntabwo byatuma bagutwara mu nyuru. No, umuhutu azi ko ari umuhutu, umututsi azi ko ari umuhutu, hari ibisanzwe babaho nyine ntabwo ari icyo, ntabwo ari icyaha. Nibyo rwose. ubwo noneho bageze aho ngaho
batareba ko kuba kanaka ari icyaha, nibwo rero babona noneho umuti bakavuga ariko ubwo bamwe bashobora kuba atari ko abantu bavuga ngo hari abahutu n'abatutsi baranatubeshya. Ati abangaba barabikoresha, bagera mu butegetsi bwabo bakiba amafaranga, bakabaho neza, bakibagirwa n'abaturage. Wa muturage wiriye mu misozi, yaba umuhutu yaba umututsi, ntacyo bimubwiye cyane rwose. Inzara ntabwo igira ubwoko, nta bwoko igira. ubukene nta bwoko. Ndaza gusubira ku Rwanda, reka no kuvuga cyane, ndaza gusubira ikiriya wavuze ko nyine aba politicians babikoresha ibi ngibi cyane, bagatuma tuguma mu bukene. Ukivuga kuri icyo kintu cy'uko inzara, ubukene butareba amoko, ngira ngo ahari byaba byiza tuvuze no mu bihe bya corona virusi. Mu Rwanda bita ngo ni Colonel Fabrice, ari umukecuru n'ubiza avuga ngo ni Colonel Fabrice, atazi no kubivuga, ariko iki ni ikibazo gikomereye abantu bose. Ngira ngo nk'abanyarwanda twari dukwiye kwibaza, ariko se iyi corona virusi iyije abayandura ni abahutu gusa, ni abatutsi gusa, ni abatwa gusa, ko twese tuyandura? Navuze bati mwese mugume mu nzu, ko twese tuguma mu nzu. Niba inzara ituriye ko turya kimwe, ese ko kubundi dupfiki? Wakomeza. Honestly, ibintu by'u Rwanda birababaje kandi birababaje kandi birasetsa. Birasetsa cyane. Mbona turi society ihora ihimba ibintu byo gutandukanya abanyarwanda cyane rwose pe. Reka n'uyu munsi hari ikintu nanditse iriya blog, nandika articles, ngerageza kwandika article imwe nibura buri munsi. Iyo mfite igihe ngira n'ebyiri buri munsi. So hariyo nanditse nerekana constitution yo mu Rwanda ya mbere yo muri tubonye independence yego muri 62. Constitution yabanje ya guverinoma ya Kayibanda. Yego. Noneho nzana constitution yazanywe na General Juvenal Habyarimana muri 78. Noneho nzana n'iya Kagame iherutse guhinduka muri 2015, muri 2015. Noneho na izo constitution naragiye naziriweho umunsi wose nzisoma. Ni n'umuntu wabinyibukije kuko dufite community. Ubu ngubu nkubwiye abantu birirwa bambwira ngo andika ibi, ubu ngubu nanjye ndi colonize, ntabwo ngira independence. Buri muntu wese abashaka ngo andika ibi. Ibitekerezo kuko ni impano yo kwandika Imana yaguhaye, kandi turagushima. So uwo muntu yaravuze ati reba rwose rebe. Noneho hari article imwe yerekana powers za president. Iyo ntabwo yigeze ihinduka. Uretse yuko ukimara kubyandika nanjye nabisomye nkareba kuri iriya article ivuga ububasha bwa president, ngira ngo ni nka bya bita mu Cyongereza copy and paste, byose ni nakuyo article ni nakuyo article nice. Ariko the point shaka gukora nyenye nyanditse navuze nti deba aba bantu bandika is the same. Yes.
kandi ibyo bakoze bose barakora bimwe. Reba nka Kayibanda amaze kubikora yashegeye ku bwa perezida adashaka kuvaho, ahindura constitution. Ubwo ngubwo yatsindaga amatora by 99%, yanze kuvaho, nibwo rero bamuhiritse. None umuhiritse akorana na bya bine nanone, ashyiraho parti ye, atangira gutsinda ama elections by 99%. Nawe baramurashe. Umushya nawe akora exactly the same thing. None icyo nshaka kukubwira rero, nabaze ubwo rero nanditse nti aba bantu is the same. Ikiguma kiri constant nuko u Rwanda ruguma ruri mu bakennye cyane kuri iyi si. Noneho icyantangaje, hari umuntu wanditse kuko bagenda bandika comments. Yego. Yewe navugaga nti aba bantu turi bamwe. None ati no. Ati ntabwo turi bamwe. Ati bariya bavuye mu mahanga muri nyuma ya 44. N'abandi ntabwo ari Abanyarwanda. Ati bariya ntabwo tubashaka. Urumva? Rero reka nkubwire rero icyo byanyibukije. Iyo tutifashishije amoko ngo dutandukanye kujya mu turere, duhimba ibindi. In fact, Habyarimana akoze yo kuvanaho Kayibanda, yavuze ko power byose byabaga muri Central Rwanda na South. Kongo North bayiryamiye. Iyo niyo reasoning ye. So cabinet yose arayishe, uriya aramufunze, yitwa n'inzara. Noneho umva rero icyaje. Noneho Habyarimana agezeho, hashize nk'imyaka 15, noneho North nayo icikamo kabiri. Ahubwo se David, ntaguciye mu ijambo, Habyarimana n'ubundi tuzi yuko yari umuhutu, n'abakayibanda bari abahutu, kandi bose bafatanyije kurwanya abatutsi, bafashe ubutegetsi. None barapfa iki ko wa mututsi bamwikirije nta mututsi ugihara, aba bahutu barapfa iki? Mbabarira umbwire. Okay, kandi rero uriya kandi Kayibanda ngewe nubwo nyine twahuze, I think iriya phase n'iriya revolution, it was important. Indeed, niwe father wa Hutu revolution. Biriya by'ubuhake niki niho byavuyeho byose. So iyo ngiyo nubwo nabwo ngo ni impunzi, uko yabyumvaga we, yashatse kuba Abahutu dignity. Yego. Noneho hashize, noneho which is correct. Again, nubwo habayemo victims. Yego, unfortunately. Yes. Birababaje. Yes. Ariko rero noneho wa wundi wazanye dignity mu Bahutu, umuhutu undi amuvanyeho. Aramwishe. Noneho difference ivuye kuba mu bwoko igiye muri region. Yeah, abakiga n'abanyenduka, amajyaruguru n'amajyepfo. Noneho hashize imyaka, noneho yandi Habyarimana nayo icikamo kabiri, abandi bamwe barahunga, abandi bagumayo. So habayemo subdivision. Niwo rero uyu nguyu rero noneho wanditse kuri response jarambwira noneho yazanye ibindi rero, bariya bavuye Uganda na Burundi na Congo, aho ntabwo tubashaka. Ariko ntumise yuko mu Rwanda
ngo n'abavuye Uganda ngo ntabwo bakigezweho ngo barabahigitse n'abavuye i Burundi ngo nabo bagezweho noneho igihe ngewe nari nakorera i Rwanda barampitanye nanjye bashaka kumpitana nari mu ba Uganda I was grouped bari mu ba Uganda kandi ngewe nararenganye nubwo imyaka myinshi ngiye ni uwa Canada ariko rero ibi ngibi rwose tugomba kubiseka ariko at the same time ni tragic nibyo ni tragedy biriya bintu exactly nk'uko uvuga nk'uko ushaka kubikora ntabwo wafosinga abantu ngo bange ibyo bababwiye ko bariho kuva ari abana n'abasekuruza cyane niyo mbonye urebye modo y'u Burundi na modo y'u Rwanda you rather go to modo y'u Burundi cyane barabyemera tubanze tubyemere duhangane tuzabona ibisubizo hariya rero ntuza mu Rwanda babishyize muri drawer iyo ushyize rero ibintu muri gereza bafunze ibyo ayo mazina barayafunze bayashyize muri gereza ariko at the same time bakayakoresha nk'iki gihe abahutu bakaba bose genociders abatutsi bose bakaba bere nibyo ibyo uvuze nibyo mbona yuko amoko mu Rwanda nubwo bavuga yuko ntayariho bayashyira mu kabati nk'uko bivuze ariko bakayakoresha mu kwezi kwa kane ku itariki 7 barihuta akabati bakagafungura bati igihe cyageze yes ugasanga ibinyamakuru bya leta birimo kuvuga ukuntu abahutu bakoze amabi abahutu bicishe abatutsi bagatangira rwose muri 59 kwereka yuko igihe cyose babaye aba victim iyo mvuga ibinge ndavuga ngo umuhutu wakoze icyaha wese agomba kukibazwa ndetse nuko nemera yuko n'umututsi wese wakoze icyaha wishe umuntu agomba kubibazwa ariko mbona yuko mu Rwanda impamvu amoko bayashyira mu kabati mu bindi bihe ni ukugira ngo habeho guheza baheze babandi n'ubundi bakubitisha bwa bwoko mu kwa kane muri ya minsi 100 babibuka barabahonda bakabahondesha iryo pfunwe noneho mu bindi bihe ugasanga n'ubundi kugira ngo uzabo uri umuhutu ubona akazi ka leta keza ni uko ugomba kuba umuhutu nka sinibwo mvuze n'izina rye wavuze ibyo mama we yamubwiye amubwiriye rwose mu ibanga ugasanga rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane babikoresha kugira ngo baheze abo bita abahutu ndetse baheze no mu ipfunwe urebye nicyo kintu kigamije reka nk'uyu urugero njya nkoresha gukoresha ingero yego reka turebe uriya muhungu Olivier Nduhungire yes ni umuntu nyine wavugiraga leta mbese ari avuza n'induru kurusha na nyirabyo na Kagame reba igiherutse kumva we ibiriya byo kwibuka abantu bapfuye muri za genocide we yibutse inshuti ze n'imiryango yarazi haranabyandika ati rwose ubu nanjye ndibuka ndababaye ndibuka abo narinzi kuko iki gihe nyine n'igihe cyo kwibuka abantu bose baramwirukanye nubwo tutumvikana ngewe nubwo tutumvikana za politike ze ariko on this one he was correct none se reka tuvuge nka Agathe prime minister
Agathe Prime Minister Uwiringiyimana, she is my hero. She is my hero. I don't give a damn. None ntangiye no kuvuga nka Kagame. umuco uturutse bukuru mu cyakuriye hose cyangwa umwere uturutse bukuru mu cyakuriye hose. Ngo I don't give a damn. Karabaye. No. Ngewe buriya I have this ntekereza ko abantu bazadukiza bazadukiza kiriya gihugu ni abadamu. Utangiriye kuri Agathe, ureba n'ibintu yakoze akiri prime minister. Bimwe mu byakoze ni nawe wavuze ngo abana mu mashuri, yari na minister wa education. Abana mu mashuri biriya byo kuvuga ngo abahutu bagomba kungana batya n'abatutsi bagomba kungana batya, mbikuyeho. Abana bazajya mu mashuri ni ababishoboye, bose ni abanyarwanda. Icyo ni ikintu cyiza. Yes, icyo ni kimwe. Ariko ne fighter yarwanya intambara ya demokarasi. Ni intambara itoroshye. Avanaho agenda avunguraho kuri biriya biri muri za constitution z'ababandi. Yavugiye avunguraho kugira ngo abantu bahumeke. Hanyuma aranabizira niwe babanje no kwica. Birababaje, biteye agahinda byo. None se nduhungireho Olivier avuze ati ndibuka nk'abariya leaders ba opposition bapfuye muri 94. Hanyuma icyo kikaba icyaha giti. Ubundi nduhungirehe icyo mbona icyo ntekereza yakoze nuko yarenze umurongo. Yes. Kagame hari umurongo, ariko uzi ko bavuze icyo bari abategetsi bacu bahuriyeho. Numvise nanone umurongo ari ikintu bose ngo bahuriyeho. Kubwakayibanda. Uwo murongo urimo rwose. Yes. Kubwakayibanda ngo kubwakayibanda ngo iyo yashakaga kwikiza umuntu ngo yaravuga ngo uyu muntu ngo yarenze umurongo. None Habyarimana uwo bashatse kwirukana bango ningwiza murongo ntacyo gikora, mbese ngo yongeye umubare. Kubwakayibanda naho ngo warenze umurongo, iyo warenze umurongo utukura byo bari ibindi. Sinzi undi uhungireho yarenze, niba ari utukura, niba ari ubururu, niba ari icyatsi, sinzi warenze, ariko buriya tuzabimenya. Ngira ngo yose yarayirenze. Yaravuga cyane nimwe atanatekereje. Ariko kuri kiriya kibazo he was right. Nanjye hariya rwose na defending 100%. Ya nibyo birashoboka, ariko ikibazo gihari nuko nyine ubona leta ya FPR Inkotanyi isa nk'iya yanditse ibintu abantu bagomba kuvuga, ku buryo abantu batagomba kwivugira n'amateka yabo, batagomba kuvuga ibyababayeho, ahubwo ibyo bababwiye nibyo bagomba kuvuga. Wa mugani ngira ngo urebye nka Nduhungirehe imyaka yose yakoreye leta, intambara yarwanaga kuri za Twitter, za Instagram, za Facebook, ariko akajya kugira gutya kuri uriya munsi ukajya kumva aravuga ati nanjye nibutse bagata, nibutse bakanaka, sinzi umwana w'umututsi wavuze ati ariko se ibyo ngibyo utangiye kwibuka ugiye kuba nk'wa mugore. Ngira ngo ubwo yavugaga Ingabire Victoire. Yatugiye kuba nk'wa mugore wavugiye ibintu ku Gisozi. Ngira ngo ni ikibazo gikomeye dufite David, kubera yuko niba abanyarwanda tutumvishe akababaro k'abandi, ngira ngo u Rwanda ruri kure cyane kugira ngo tuzabashe gukira ibikomere ndetse no kubaka u Rwanda rujya imbere. Ariko rero Innocent, ngewe uko ntekereza, iba ndibwira ko iyi regime ya Kagame, ya General Paul Kagame, nubwo hari ukuntu izadufasha, burya hari lessons ziba mu bwoko bwinshi, cyane cyane bubiri.
hari ibyo twita positive lessons na negative lessons. Nibyo. Zombi rero havamo uriga nyine uriga. Iyo iyi ngiyo icyo irusha ziriya zindi za mbere ya Kayibanda n'iya Habyarimana hari kimwe iya Kagame izirusha irusha ziriya zindi. Ndeba ko hazavamo something positive, kuko nubwo avuga ngo nubwo ari umututsi kandi iriya Rugimu bakaba yitiriye abatutsi, iriya Rugimu ntabwo ari iy'abatutsi, nta nyirayo ufite, nta nyirayo. Ndavuga iki? Iyo witonze ukareba cyane cyane ziriya archives za UN ubwo bazikinguye, uko nyine imyaka igenda ishira bagenda babikingura, kuko archives hari ubwo babiha imyaka zimara igihe ziri classified ari ibanga, noneho akagira imyaka bati ntabwo zikiri ibanga twazishyira hanze. Yes, ubu ngubu noneho icyo urebye nka Rugema Kagame, ari abatutsi, ari abahutu, ari abatutsi, ari abatwa, njye mita iriya ko ni repressor of equal opportunity. Ya pressinze bose in the same way. Reka nkwereke, iyo turebye nka genocide, inatangiye bimaze kugaragara ko RPF hari iriya kesi no kurasa iyo indege, ibyo simbijyamo kuko nobody really knows. Ariko itangiye ubu ngubu hari evidence ko UN yashakaga kuzana 10,000 soldiers, peacekeepers. Ubu ngubu minutes zirahari zerekana ko RPF yabyanze. Ibyo byongira ngo rwose iryo ni ibanga, ntibikiri ibanga, ibyo byo ntabwo bikiri ibanga. So biranditse, biri no mu maboko yabo, mu mikono yabo. So ni ukuvuga ko bo icyo bashakaga ntabwo bashakaga ngo byanditse cyane no muri kiriya gitabo cyanjye Kagame's Killing Field, harimo chapter by the way kigiye ndiho ndagishyira no mu Gifaransa. So rero hamaze nk'ukwezi ubwo ngubwo biri muri April na May barwana na UN ngo utazana soldiers. Noneho baremera, noneho bemeye batangira bazana iyindi ntambara. Ntabwo bashaka, bemera ngo baze, ariko ngo ntibashaka ko umubare urenga uw'abasirikare ba UN bari mu Rwanda mbere y'intambara, meaning 2000. Ngo bagabanye bave kuri 10 bajye kuri 2. Ni nabo baje. Abenshi ni abariya nyine babaye na witnesses biriya byakibeho bishe abantu. None abo ni igihe cy'Abafaransa cyangwa ni none igihe cy'Abafaransa, ariko hari n'iyindi n'abandi bavuye ahandi, cyane cyane hari na brigade ya Australia. Ubu mfite archives za Australia zerekana nyine uko baje. Ni nabo bari Kibeho, abasirikare bari Kibeho n'ibyo. Yes. So urumva rero n'urupfu rw'abatutsi RPF irabibazwa, ifitemo case. Noneho rero haje rero ziriya ntambara za 90 kugeza muri 94, aho bagendaga banyura na ziriya ntumbu wajya kubona ziva muri ntuza ziva mu Akagera zikagera za Uganda from Byumba. Those were not Tutsi people.
so urumva rero hari the war crime na genocide, noneho rero haje rero na Congo, ho ya the UN mapping report yerekanye ko nyine habaye genocide bigomba kuba investigated against Hutu. In fact, umva irony yacu ya politics zo mu Rwanda, uzi ko Congo na batwaye Rwanda na Uganda muri International Criminal Court kubera iriya invasion ya Congo. Hanyuma Uganda niyo yabaye prosecuted, n'ubu ngubu barimo amafaranga billions i Congo, ariko i Rwanda ntabwo rwabaye prosecuted. Basanze arabere no. Uzi se impamvu se? You won't believe it. Ntabwo nyizi mbwira. Oh my God. Habyarimana ari president yanze gusinya convention ya genocide. Nibyo? Yes, UN. Buriya impamvu yabari yihe? Ahubwo rero nyirago yarafite umupango wo kuzabikora. Anyway, dondo, so yanze kuyisinya. Ibyo ntabwo nari mbizi ngewe rwose. No, you should read that book. Nigaga mu mwaka wa 3 wa secondary, so ibyinshi ari byo mba ntazi, ariko hari byo nzi kuko nari nkuze, ariko nk'ibyo byo mu rwego rwa politike rwo hejuru ntabyo nari nzi. So ihanganeho rero, noneho rero kuko yanze kuyisinya, noneho rero UN ntuze Congo ireze u Rwanda na Uganda bayicura urubanza. Noneho bageze ku Rwanda, Kagame ati guess what, muri law yacu ntabwo yemerera itegeko. We did not sign it. So Habyarimana saved Kagame. Kandi ariwe wamwishe. Nicyo yari yatekereje se cyangwa none se Uganda? So rero so bakoresheje rero the law yego y'u Rwanda, kuko iyo utari signatory kuri UN convention, then you are not party to it. None niba ariyo convention ya genocide, Ubugande bakaba barabuhanye kubera yuko bwateye Congo, kandi mapping report nayo ikaba ivuga yuko u Rwanda rushobora ingi ntago ari mapping report. No, mapping report ni yindi. Mapping report yaje nyuma. Mapping report yo ikivuga very specific. Ntago iri legal, ntago ari judicial document. Yo yatanze recommendation. Yego. Recommendation ngo noneho ahubwo habe judicial process is prosecuting nyine genocide crimes in Congo. Ndakumva. Yes, ibyo ngibyo byabaye shelved. That hasn't gone anywhere. Ariko iriya mvuga ni case specific, ni case ya Congo to Rwanda and Uganda to International Court of Justice. Rwanda was not persecuted thanks to Habyarimana. Yewe ibya politike yacu biragoye, ariko se wa mugani no. So now my point is no concluding my point. Noneho Abanyarwanda iba twadufite amatwi n'amaso, amatwi twumve n'amaso ngo turebe, Kagame yadufasha kumva no kuduhumura tukareba, kuko he has punished everyone, baba Batutsi, baba Bahutu. Abatwa bo barashize kuko because of mass poverty hasigaye na less than 20,000. Ebyo birababaje. Yes, ni silent genocide. Birababaje byagahenze. Rero niho abantu barebye bati
Kagame yishe Sendashonga in Nairobi ni umuhutu ajya South Africa yica Karegeya ni umututsi ajya Mozambique my good friend umunyarwanda waguye muri Mozambique yitwaga Turatsinze we iyo nshaka no kumuvuga ntabwo nshaka nkunda no kumuvuga he was my personal friend. Oh, I'm sorry kabisa. He was a young brother to me. Yeah, I'm sorry. N'icyo gitabo nanditse Kagame is dedicated to him. He was my brother. Najyaga njyayo akajya iwanjye South Africa. Brilliant young man. It's very sad. Yeah. So rero aho bose baterrorizing, it's everyone. Kuko wa mugani usanga ubwicanyi iyo bajya kubukora ntago bareba amoko, bareba ubangamiye ubutegetsi bwabo. Niba ubangamiye inyungu zabo, ukaba ubangamiye ibyo bashaka kuvuga, cyangwa wibayeke ukarenga umurongo baciye, baraguhitana. Kandi usanga icyo ari ikintu abategetsi bose bahuje biwacu, baba ku butegetsi bwa Kayibanda, byaba ku bwa Habyarimana, bwa ku bwa Kagame. Cyane ngiye mu kuvuga nibanda ku bwa Habyarimana no ku bwa Kagame, kuko nibwo butegetsi nzi navuga ngo nabayemo kandi nari nzi ubwenge. Ariko birababaje. Kagame byo bose bakora bimwe, ariko nuko Kagame we yabigize kuri extreme byatuma nta muntu wavuga ngo ntabwo abizi, ngo ntabwo ubona. Birababaje. None David, nkamwe mwabaga hanze mbere y'intambara, mu gihe inkotanyi zari zirimo kurwana cyangwa na mbere yuko zitangira kurwana, namwe mwabaga mufite ubwoba ko Habyarimana yaboherejemo abamaneko bashobora kuza kubica, kubagirira nabi, cyangwa n'amarozi nk'uko ngubu rimwe na rimwe wumva ngo hari utuzi twa Dani Munyuza, ugasanga mu Banyarwanda harimo urwikekwe? No, Kagame we ibya Kagame biri extreme. Habyarimana yarabikoraga but not to that extent. Nk'urugero, ngiye mfite my own brother, ni nawe watumye nkanguka muri politics. Muri ndahanga Canada, nanjye ndi umusore, ndi umwana. My brother wari inyenzi. Yari inyenzi muri 60 na kangahe? So we ubwo byari muri 60, ariko noneho ibyo byarashize. We yabaga yari yaratuye Kongo. Nibyo. Noneho muri za 70s Habyarimana aragenda aramushimuta. He was doing it. Nibyo. Baramwiba. Oh. Yeah, they grabbed him, baramufunga. Yaje gufungurwa n'abantu za n'inkotanyi muri 94. Igihe bafunguye iriya prison ya Ruhengeri. Ibyo ntabyo rwose, ntabyo narinzi, ntabyo twari tuzi nk'abantu b'Abanyarwanda. So barabikoraga, but not to the level ya Kagame, no way. No kuvuga ngo iyo babikoraga babaga bazi nk'umuntu barimo gutagetinga uri mu rwego rw'ijuru, ntabwo abaturage bo hasi bativanga mu bintu bya politike, ntabwo babagiraga. No, not at all. None nk'aba activists icyo gihe namwe mwari mufite aba activists, wenda aba activists bavugaga bagerageza kwerekana ibitagaragara, nabo babaga bafite ubwoba yuko leta Habyarimana ishobora kubagirira nabi? Nk'uwo nguwo nyine yari an activist. So what I'm saying, byariho, but not to the extent nk'iyi ngiyi. No, this one is way overboard.
hari n'ikindi wazanamo nubwo mu Rwanda nyine abatutsi batari bafite habagamo za restrictions ariko mu bya ariko they were not threatened in fact abenshi kubera ko batajyaga mu mashuri babaye successful businessmen ahubwo bajya muri partnership na Habyarimana nk'abariya hari uriya mugabo bakaje guhako bari bafite amabanki Rwigara na Paul cyane kaje guhako wa bank they were partners abo ngabo bari baranasurvivinze Habyarimana ahubwo Kagame niwe wabadestroyed. Yego ibintu by'iwacu birababaje ngira ngo ntabwo twabiganira ngo tubimare kuri uyu munsi umwe gusa ndagushimye kubw'ikiganiro ubashije kuduha n'abazaza kucyumva ngira ngo iki ni ikiganiro tugomba gukomeza tukajya tugenda dukomeza kugira ngo tubashe kuvuguta umuti uzafasha abanyarwanda kuko ikigaragara nuko abanyarwanda ntabwo dupfa amoko ahubwo dupfa amaramuko ni nacyo ubona nyine n'ubundi ubutegetsi buriho bwose bashobora kwica abo bita ngo ni bene wabo abahutu ugasanga basubiranyemo n'abakiga n'abanyenduga abatutsi nabo ugasanga n'ubundi niba hari umututsi batumvikanye nawe baramwishe. Urakoze bwana David Himbara no gukomeza iki kiganiro tugafasha abanyarwanda. No, thank you so much kabisa. Your idea yawe yo kuvuga ngo first reka twacknowledging who we are rwose as we were told rwose nabyemera umuhutu nawe urabyemera yuko uri umututsi ndabyemera n'ipfunwe nyinshi ntapfunwe no I'm joking ntapfunwe kuko icyo dushaka kugira ni ukumenya ntugire ipfunwe rwose rwose ariko no yeah it's very difficult. It's extremely difficult. Icyo kora wamugana ahubwo navuga ngo rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu agira ipfunwe ryo kuba uri umunyarwanda cyane nk'iyo uhuye n'abanyamahanga kuko batuzi nk'abantu babicanyi batuzi nk'abantu babagome birababaje kuko cyane iyo muhuye n'abavandimwe bacu b'abakongomani aho niho nyangira ipfunwe ryo kwitwa umunyarwanda kuko hari igihe nigeze guhura n'umukongomani mba muri Afurika y'Epfo nari ndi kumwe na mushiti wanjye uva muri Sudani noneho uwo mukongomani abwira uwo mushiti wanjye witwaga Bilali ati kuki uri kumwe n'uyu muntu undi atese yanjye namubwira ati oya ati uyu muntu ni inzoka avuga ngewe ese ni inzoka gutatu uyu nguyu ko muzi ko ari umuntu dufatanya business ati oya ati uyu ni umunyarwanda ati ni umututsi ati abangaba baratwishe baratumaze nta kintu nashoboraga kurenzaho urubanza yari yarunciriye ariko ntabwo twakwiye kugira ipfunwe ryo kwitwa abanyarwanda nubwo nyine ikibabaje ibyo za leta zacu zikora hari igihe bitugiraho ingaruka gusa ni ugutangira urugendo tukamara ipfunwe mu bantu y'amoko badushyiragamo tukabereka yuko atakiri ikibazo ryo gukira uburwayi araburata mbona yuko amoko ni nka kanseri iri mu banyarwanda kandi kugira ngo tubashe gukiza igihugu cyacu nuko tugomba kubanza kuvura iyo kanseri. David Himbara rero navuga ngo ndagushimiye kumfasha kuvuguta uyu muti reka dukomeze tuvugute hari icyo uzamarira abanyarwanda murakoze cyane niba hari ijambo ufite wenda ry'umwanzuro warivuga hasigaye tukarangiza ikiganiro murakoze. Icyo navuga Innocent ibi bintu utangiye reka rwose tubikore ibiganiro utangiye kandi hari n'iyindi mpamvu hari umuhungu umusore ubu ngubu ari mu ijuru yitwa Kizito Mihigo. Kizito Mihigo ibi ngibi turiho dushaka gukora we yabibonye kera cyane rwose agenda abishyira mu ndirimbo ze avuga ati nyabura ni mube intwari mukunda u Rwanda rwanyu
kandi kuba intwari si ba bandi bategeka igihugu nangwa ingabo cyane rwose. Intwari buri ibyo akazi kawe icyo ukora cyose uba intwari, ukunda u Rwanda, ukunda abanyarwanda. Reka rero tuba abasirikare ba Kizito Mihigo, in his army, peace army. Cyane rwose, cyane. Intambara n'amakaramu yacu n'indirimbo zacu n'iriya festival Mihigo dushaka gukora, tubikore mu buryo dushoboye cyane. So niwe rero nshimira cyane. By the way, kandi wo ureka nakubwira, iyo ataza kuba Mihigo ntituba twaranahuye, niko twahuye. Reka nkubwira ahubwo iyo bitaba urupfu rwa Mihigo ntabwo nzi yuko mandi kuri YouTube, kuko ibi bya activism bimazemo imyaka myinshi cyane, ariko hari aho numvaga ntagera kujya kuri YouTube, ndi umuntu uri private, ibintu byo kwandika ama blog ntabwo nanzi yuko nari kubigeraho. Ariko urupfu rwa Kizito nuko Kizito naje kumumenya, nge nkuko nakubwiye ndi umuhutu, papa wanjye yishwe n'inkotanyi, ariko Kizito so yandirimba igitekerezo cy'urupfu aravuga ngo n'ababuza ababo bazize ubwicanyi butiswe jenoside nabo n'abavandimwe ndabazirikana. Icyo kintu cyankoze ku mutima kumva umwana w'umututsi wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi avuga yuko ndi umuvandimwe nzirikana. Ibyo bintu byahinduye ubuzima bwanjye, noneho kumva yuko Kizito apfuye azize kubera ubutumwa bw'amahoro n'urukundo yigishaga, noneho maze kumva indirimbo ze, maze kumva iriya documentaire bashyize kuri YouTube ivuga ngo inzira y'umusaraba ya Kizito, numva mu majwi ye uko yababajwe. Ndakubwiza ukuri David, mu Rwanda ntabwo twigeze tugira umuntu nka Kizito Mihigo, umuntu ukunda abanyarwanda, umuntu wabashije kugera aho kubabarira akumva akababaro k'abandi, kandi navuga ngo Imana izadufasha rwose tuzabigeraho. Ni urugendo rurerure ariko bizashoboka. Murakoze. Amen. Murakoze cyane. Bye rero, mugire. Bye. Bye.